polisi ivuga yuko impanuka zagabanyutse ku kigero cya 2.4 ugereranyije n'umwaka wa 2024. Polisi ishyira itangazo hanze ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Polisi yatangije gahunda yagerayo amahoro, ubwo ikangurira abashoferi n'abamotari kutinjira mwino mihanda ya bisi yakozwe hano mu mujyi wa Kigali. Murabizi yuko hano mu mujyi wa Kigali mugenda mubona imihanda myinshi ya bisi, aho uyikandagiyemo cyangwa ari umumotari uyikandagiyemo ahanwa, aho iyi mihanda yashyizweho kugira ngo igabanye ingendo cyangwa igabanye abaturage bamaze igihe barekarama yuko ingendo zibavuna cyangwa gutega bisi bituma batagera aho bajya vuba. Rero itangazo polisi y'u Rwanda ishyize hanze none ahangaha ku itariki 12 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025 unasoza umwaka, ndetse nongera kubifuriza Noheli nziza. Polisi itangaje yuko iyi mihanda ya bisi yashyizweho nta muntu wemerewe kuyicamo, yaba umunyamaguru yaba ikindi kinyabiziga icyo ari cyo cyose. Iyi mihanda yagenewe bisi gusa, dore yuko usanga handitsemo ngo bisi only, bisobanuye yuko ngo ni imihanda ya bisi gusa. Aho bamwe bavuga yuko batazi gusoma icyongereza, bavuga yuko bazajya babihindura bakabishyira mu kinyarwanda, dore yuko umumotari ukandagiyemo acibwa amande, ikindi kinyabiziga cyinjiyemo gicibwa amande. Polisi risobanura yuko impamvu yashyizeho ino mihanda ya bisi nuko abaturage barekaramaga ngo ingendo zirabavuna cyane, aho gutega bisi igenda ibahagarika mu nzira kandi ikanahura na ambutiyaje nyinshi. Banavuga ko akenshi bakunze kwitegereza muri gare bakayitegereza igihe kinini. Bafata umwanzuro rero wo guca imihanda ya bisi mu mihanda guca umuhanda wa bisi mu muhanda, kugira ngo bisi zajye zibona umwanya, kugira ngo zijye zihutana abagenzi cyangwa abafite akazi runaka bihutire kujya mu kazi vuba. Polisi rero yasobanuye impamvu yashyizeho ino mihanda ya bisi, ndetse nimba ushaka kumva ibyo polisi yatangaje, kumva byinshi polisi yatangaje, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Iyi ni incamake y'amakuru, ubwo reka nzimbabwire impamvu ino mihanda ya bisi yashyizweho. Murabizi ko mu muhanda nditsemo ngo bus only, bivuze ngo ni bisi gusa cyangwa mini bisi. Imodoka zose ziri mu bwoko bwa bisi nizo zica mwino mihanda. Uri umumotari ugaca mwino muhanda bahita bakwandikira, iyo uri indi modoka isanzwe ugaca mwino muhanda bahita bakwandikira. Rero polisi yatangaje yuko impamvu yashyizeho ino mihanda, ahubwo ivuga yuko ikomeje no kongera gukomeza bashyira ino mihanda mu muhanda, bitewe nuko bavuga yuko ibinyabiziga bya bisi bikerererwa kugeza abakozi ku kazi. Barashaka yuko bongeramo izindi bisi hano mu mujyi wa Kigali kugira ngo bagabanyirize abaturage transport bakoresha. Abaturage bavuga yuko bakoresha amafaranga menshi gutega moto za buri munsi, ndetse kandi harazanwe bisi. Bakavuga yuko rero niyo bateze bisi bagera ku kazi amasaha yabarenze, ugasanga barahanwe, ugasanga n'abakerererwa bakabaca amafaranga. Rero polisi ivuga yuko iyi mihanda ya bisi izajya icamo bisi gusa, undi muntu wese uzajya uca mwino mihanda azajya ahanwa n'amategeko. Ibindi ntabwo bigize babitangaza, nibatangaza ibindi tuzabibamenyesha. Gusa mumenye ko iyi mihanda ni ukugira ngo banagabanye impanuka nyinshi zikunze kubera mu mihanda. Bavuga ko rero gahunda yagerayo amahoro, ubukangurambaga butangiye kugira ngo batangire batoze yuko iyi mihanda nta yindi modoka yemerewe gucamo atari bisi gusa. Gira ngo byaranatangiye ahubwo mu turere dutandukanye tugize umujyi wa Kigali, Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. Amakuru yacu tuyasubikire hano. Mugire umwaka mushya muhire, uyu mwaka muzawurye ntuzabarye, ndere yuko nongeye kubifuriza umwaka mushya muhire. Nge mwari mubana mwana makuru, nitwa Kidasamura, urw'inko rugutubakora rugakonkoma. Wowe wakoze subscribe ruwagaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha, nibyo twenda kugeraho niwe tubikesha, kandi ikindi turabakunda cyane, ikindi tubahoza ku mutima. Noneho nongeye kubifuriza noneho Noheli nziza kuri mwese n'imiryango yanyu, kuba tumeze neza, kuba tugiye gusoza umwaka tumeze neza rwose. Mutangire mushaka ingamba nshyashya tugiye kwinjirana mu mwaka wa 2026, dore ni vuba n'ejo bundi Noheli izaba ejo bundi. Noheli izaba ari kuwa gatanu. Nyaboneka mutangire mwitegure iminsi mikuru, dore yuko bamwe bavuga yuko abajura babarembeje bitewe nuko bari gushaka iminsi mikuru, ariko polisi y'u Rwanda nayo ibamaze ibata muri yombi. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Aya makuru reka nzenye bashyirireho kuri Kidasamura TV Rwanda. Murakoze cyane, Imana ibarinde bahereze ubuzima buzira umuze. Ndabakunda cyane. Amakuru nakagaruka.